aboroge bicwe n'inzara, abandi nzabateza ibyorezo, abandi nzabica, ariko harimo abo nzarinda. Kawushyira ku kinyita, ni abantu nzajya ngendana, ni abantu nzarinda, ni abantu nzarinda inkota, ni abantu nzarinda umuriro, ni abantu nzarinda icyorezo, ni abantu nzarinda mugiga, ni abantu nzarinda ibibazo, ni abantu nzarinda intambara. Ugenda ubukenyere uwugendane, ni abantu nzizirikaho nka igihagararo kizarangira. Ibyo ngibyo ni ibintu bishira rwose, ukabona umuntu arimo aragenda yububa kandi yaragendaga ahagaze, ugasanga cya gihagararo cyawe kibayemo kububa, ugasanga cya gitinyiro cyawe kivuyemo agasuzuguro. Abazi Imana yabo bo bazakomera muri cya gihe intambara ari nyinshi, zaba ari intambara abantu turwana mu mubiri bisanzwe, zaba ari intambara ziriho zigaragara, ariko muri cya gihe ibyo twita intambara mu bakristo twebwe ibintu bikomeye tubyita intambara, ariko n'abandi murabizi yuko intambara zirahari, intambara ziba ziriho. Isi yacu igizwe n'intambara. Kugeza ko kuba ibyo bintu yarabigezeho ari uko arusha abandi gukora, oya, ni intizanyo. Hari igihe Imana yaba yarabigutije kandi aho ibishakiye iraza ikabitwara. Rero hari abantu bafite ibintu biri hejuru bihenze bikomeye, ariko ibyo byose mugomba kumenya ko mubikura ku Mana. Ijambo riratubwiye ngo ukorere Imana mutimva ko wabyutse ku bushake bwawe, kumva ko wabyutse kubwo ufite imbaraga, kumva ko wabyutse kubwuko uri umuntu w'umuhatari, kumva ko wabyutse kubwuko yenda ufite umutungo. Oya, ntabwo ibyo ngibyo ari byo byatumye ubyuka. Hari abandi bafite imitungo, bafite iki, ariko kubyuka byanze. Genda barishima, baridagadura, barabyina, baraserebura, barasimbuka, hanyuma ngo barakomera Imana ngo bayiha zeru. Ibi bintu bituma Imana irakara. Bavuga ko aricyo gituma ahahiye hari gushyana n'uyu munsi ibintu byakomeye byabaye ibindi. Kubera iki? Kubera ko abantu bimiriye Imana. Hari igihe umuntu yicara akumva ko ubuzima afite bumuhagije, akwiye gutinya. Wa musore we, korera Uwiteka utinya. Wa mukobwa we, korera Uwiteka utinya. Muntu uwo ari we wese, ukorere Uwiteka utinya, kugira ngo utaza kurakaza umwana w'Imana, kugira ngo utaza kurakaza Imana, kugira ngo utaza gukora icyo Imana yanga. Ibyiza nuko wakorera Uwiteka utinya, cyangwa akakwishe ariko Imana irakurinda ntiwapfa. Rero ntago kuba utapfuye ari ukubera yuko ari wowe wihagije, ahubwo ni ukubera ko Imana ifite imbaraga yakurinze, kugira ngo n'ikindi gihe uzongere kuba ukiriho bitewe n'icyo Imana ikuzigamiye. Ngo abirata birate ko bamenye Imana, abirata birate izina ry'Imana, abirata birate gukomera bakura ku Mana, abirata ariho. Mbese ni ukuvuga ngo Imana ibana nawe, Imana ikakwizirikaho, ikavuga ngo mu bantu niziritseho nawe urimo. Ijambo ryayo niko ryambwiye, niko ryambwiye. Yabwiye Ezekiyeli, iramubwira ngo Ezekiyeli we, ngwenda n'abanze gusenga Imana ntibayizere. Muririmbyi aririmbye aravuga ngo bazapfa bose be kwibukwa. Ntago muzibukwa nutasenga Imana ngo ukore imirimo Imana ntago uzibukwa. Amahoro y'Imana nabane namwe, kandi kugirirwa neza n'Imana nikubaheho. Wowe ukurikirana ibiganiro ducisha kuri iyi shene Kingo Umutima TV, Imana nikugirire neza. Tuguhaye ikaze kandi turakwakiriye. Kugirirwa neza n'Imana nikubane nawe. Amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, hose turahagera, turahari, kandi tuhari ku bwawe. Tuhari kugira ngo tukugezeho ijambo ry'Imana, tuhari kugira ngo tukugezeho ubushake bw'Imana. Wumva icyo Imana igushakaho, uba aricyo ukora, kandi nukora icyo Imana igushakaho uzagirirwa neza n'Imana. Amen. Imana nibishimire, kandi Imana nibagirire neza.
muri iyi minsi ntabwo byoroshye gusenga, ni ibintu bikomeye kandi gusenga ni ibintu bigoye. Abantu benshi ntabwo bari kubyumva neza, ntabwo bari kubyumva kimwe, ariko ndakubwiye ngo gusenga niko gushobora gukuraho intambara zishobora kuba zose waba ufite, niko gushobora gukuraho amakuba cyangwa ibyago, mbese niko gushobora gutuma wicara ukumva utunganye kandi umerewe neza. Imana rero nibaho umugisha. Turaganira ijambo ry'Imana, turaganira byinshi. Imana ibagirire neza kandi Imana ibambike imbaraga, Imana ibaho umugisha. Reka dusenge hanyuma twinjire mu kanya ko kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Uri Imana igira neza bugacya bukira, Data twese mwiza, turagushimye, turaguhimbaje, tuguciriye bugufi ngo wubahwe. Tugiye kuganira ku magambo y'Imana, uzubane natwe, ubwami bwawe buganze, imbabazi zawe zituganze, byose ubigenze nk'Imana, tugirirwe neza nawe mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaho umugisha kandi Imana ibishimire. Imana ibarebe ijisho ryiza, umuntu wese abone mu maso h'Imana, imumurikishirize mu maso hayo, kandi umuntu wese agubwe neza. Isi niko imeze, ifite ibibazo byinshi bigoye, ariko Imana ishaka ko buri muntu wese ahuguka akaba imbere y'Imana. Imana idutabare kandi Imana iduhane umugisha. Turasoma ijambo ry'Imana hano muri Zaburi ya mbere. Zaburi yaho ni igice cya kabiri. Urupapuro rwa Zaburi, urupapuro rutangirira kuri Zaburi rubumbura nyine ugahita ujya kuri Zaburi ku gice cyaho cya kabiri ku murongo waho wa 11. Haravuga ngo mukorere Uwiteka mutinya, munezerwe muhinde imishyitsi. Muhinde imishyitsi, musome urya mwana kugira ngo mutarimbuka, kuko mutarimbuka mukarimbukira mu nzira, kuko umujinya we ukongezwa vuba, hahirwa abamuhungiraho bose. Imana nibaho umugisha. Mukorere Uwiteka mutinya. Wa mugabo we ukorere Uwiteka utinya, wa musore we ukorere Uwiteka utinya, wa mukobwa we ukorere Uwiteka utinya, muntu uwo ari we wese ukorere Uwiteka utinya, kugira ngo utaza kurakaza umwana w'Imana, kugira ngo utaza kurakaza Imana, kugira ngo utaza gukora icyo Imana yanga. Ibyiza ni uko wakorera Uwiteka utinya cyangwa ugakorera Imana utinya, kugira ngo utaza kwibeshyaho gatoya ugakora ikintu kinyuranye n'ubushake bw'Imana, hanyuma ukaba warimbukira mu nzira ugenda. Mu minsi yashize nibwo nabonye ibintu byabaye hirya ngiyo ngo muri Amerika, bavuga ko ngo hahiye, ariko hahishijwe nuko abantu basuzuguye Imana bakajya mu birori bakidagadura, ariko bakibagirwa ko Imana ariyo nkuru, bakibagirwa ko Imana ariyo byose, bakibagirwa ko umwuka bahumeka ari umwuka bahawe n'Imana, bakibagirwa ko ubuzima bafite ari ubuzima bakura ku Mana. Ngo barangije baragenda barishima, baridagadura, barabyina, baraserebura, barasimbuka, hanyuma ngo barakomera Imana ngo bayiha zeru. Ibi bintu bituma Imana irakara. Bavuga ko aricyo gituma hahiye hari gushyana n'uyu munsi ibintu byakomeye byabaye ibindi. Kubera iki? Kubera ko abantu bimiriye Imana. Hari igihe umuntu yicara akumva ko ubuzima afite bumuhagije, akumva ko ahagije, yihagije, akumva ko akomeye, akumva ko ubu bintu byose abifite, ariko nagira ngo mubwire ngo uko bimeze kose wisuzugura ibintu by'Imana, wisuzugura Imana. Imana niyo ifite urufunguzo rwa nyuma ku muntu uwo ari we wese, niyo yagaragaje ko ikomeye, kandi ngira ngo mbabwire ngo imikorere yayo abatabibona babasha hari abantu babona ko bimeze nk'ibidakora. Ubyuka nyine wabona byemeye, ukumva ko wabyutse ku bushake bwawe,
ukumva ko wabyutse kubwo ufite imbaraga, ukumva ko wabyutse kubwuko uri umuntu w'umuhatari, ukumva ko wabyutse kubwuko yenda ufite umutungo. Ntabwo ibyo ngibyo ari byo byatumye ubyuka. Hari abandi bafite imitungo, bafite iki, ariko kubyuka byanze. Wabona bwije uri muzima nta kibazo wagize, ukavuga uti jyewe ndakomeye, ndibashije, ndihagije, nta kibazo na kimwe mfite. Impamvu bwije meze neza ni uko yenda nakoze siporo mu gitondo, nkabyuka ngakora siporo, narangiza nkaza nkarya neza, nkanywa neza, nkaba naryamye naruhutse. Ibyo ngibyo ntabwo bihagije, ahubwo ni Imana yakurinze, ni Imana yakugiriye neza, ni Imana yakurinze imyuka mibi iba yaguhitanye, ni Imana yakurinze impanuka. Wiriwe utega moto, wiriwe mu muhanda, wiriwe ugenda, wiriwe mu binyabiziga, wiriwe ukora imirimo ivunanye cyangwa se itanavunanye, ariko mu by'ukuri mu bintu byose wiriwemo wagiye uhura n'ibintu byakakwishe, ariko Imana irakurinda ntiwapfa. Rero ntabwo kuba utapfuye ari ukubera yuko ari wowe wihagije, ahubwo ni ukubera ko Imana ifite imbaraga yakurinze kugira ngo n'ikindi gihe uzongere kuba ukiriho bitewe n'icyo Imana ikuzigamiye. Rero wifata Imana ngo wifate nk'inyantege nkeya, wifate Imana ngo wifate nk'itariho, wifate Imana ngo wifate nk'itagize ikimaze, wifate Imana ngo wifate nk'itagize ikintu ikora, ahubwo Imana iyuzuze nayo, wiyunge nayo. Hari igihe umuntu yicara akareba ibintu agezeho, uburyo yakoze, agatekereza ko kuba ibyo bintu yarabigezeho ari uko arusha abandi gukora. Oya, ni intizanyo. Hari igihe Imana yaba yarabigutije kandi aho ibishakiye iraza ikabitwara. Rero hari abantu bafite ibintu biri hejuru, bihenze, bikomeye, ariko ibyo byose mugomba kumenya ko mubikura ku Mana. Ijambo riratubwiye ngo ukorere Imana mutinya, munezerwe, muhinde umushyitsi, mumenye ko Imana ariyo ikomeye, mumenye ko Imana ariyo ifite imbaraga, mumenye ko Imana ariyo ifite ubutware. Mbese ikintu cyose mwaba mufite, Imana muba ariyo mushyira imbere, muba ariyo mwimika imbere, kuko ibintu byose birashira ariko Imana ntabwo ishira. Kandi Bibiliya yarambwiye ngo abazi Imana yabo ngo bazakomera. No mu gihe kigoye, muri cya gihe abandi barira, muri cya gihe abandi baganya, muri cya gihe umuntu wese abona byamuyobeye, abazi Imana yabo bo bazakomera, bo bazakomera. Muri cya gihe intambara ari nyinshi, zaba ari intambara abantu turwana mu mubiri bisanzwe, zaba ari intambara ziriho zigaragara, ariko muri cya gihe ibyo twita intambara mu bakristo, twebwe ibintu bikomeye tubyita intambara, ariko n'abandi murabizi yuko intambara zirahari, intambara ziba ziriho. Isi yacu igizwe n'intambara, nta kindi kintu kiriho, kandi ibyo byose n'ibihiga abantu. Ariko ijambo riravuga ngo no muri cya gihe bimeze gutyo, umukiranutsi arakomera kandi agakora n'ibikomeye. Imana rero nibaha umugisha, kandi Imana nibagirire neza, mukomeze mwizere Imana, mube hafi y'Imana. Ubwo rero nta kintu umuntu afite yakwirata, nta kintu umuntu afite yakwivugamo ngo ajye hariya ngo avuge ngo njyewe ngo ndumva hari ukuntu umeze. Oya, ahubwo Bibiliya yarambwiye ngo abirata birate ko bamenye Imana, abirata birate izina ry'Imana, abirata birate gukomera bakura ku Mana, abirata birate ko bakijijwe. We kugira ikindi kintu wirata, ahubwo wirate yuko Imana yaguhaye agakiza. Imana izagenda itugirira neza, tuzagenda tubona ineza yayo, tuzagenda tubona kugira neza kwayo. Ariko nugenda ukajya hariya mu nzira ukirata amaboko, Imana izayavuna. Nugenda ukajya hariya ukirata ubutunzi buzashira. Nugenda hariya ukirata igihagararo kizarangira. Ibyo ngibyo ni ibintu bishira rwose. Ukabona umuntu arimo aragenda yububa kandi yaragenda agahagaze, ugasanga cya gihagararo cyawe kibayemo kububa, ugasanga cya gitinyiro cyawe kivuyemo agasuzuguro, ahubwo n'abana b'ibitambambuga basigaye bagusuzugura, mbese kubera yuko wirasa ibintu. Ariko iyo umuntu yirasa Imana, akirata Imana, Imana igenda imukingira ikibaba uko bwije nuko bukeye. Dawidi we yabivuze neza, niba bivuze neza ngo abwira umwana we Salomo, aramubwira ngo umwana wanjye Salomo, jya umenya Imana ya so, iyo yakoreraga kera nawe ari buri uzakorera.
arangije aramubwira ati Salomo, kuva kera kose uhereye mu buto bwanjye naragenzuye, nararebye, naritegereje nsanga umukiranutsi atajya akorwa n'isoni, kandi ngo urubyaro rwe ntabwo rujya rusabiriza. Rero iyo umuntu yakoreye Imana ntabwo akorwa n'isoni, urubyaro rwe ntabwo rusabiriza, nta kibazo na kimwe ashobora kugira, igihe cyose ahora yumva ameze neza, nta mbogamizi nimwe ashobora kugira, mbese ni ukuvuga ngo igihe cyose aba yumva ameze neza ari mu Mana, Imana ikamugirira neza, ikamufasha agakomera kandi akumva aguwe neza. Rero ndabifuriza kugira ngo mureke tugubwe neza, duhamagara Imana no mu gihe gikomeye, no mu gihe kibi, no mu minsi mibi. Ijambo niryo ryabivuze ngo no mu minsi mibi abantu bubaha Imana, bakaba mu ruhande rw'Imana, bagasenga bakizera, ngo no mu minsi mibi ngo bazakomera. Ngo no mu minsi mibi ngo bazakomera, no mu gihe kigoye barakomera, no mu gihe kiruhije baba bariho. Mbese ni ukuvuga ngo Imana ibana nawe, Imana ikakwizirikaho, ikavuga ngo mu bantu niziritseho nawe urimo. Ijambo ryayo niko ryambwiye, niko ryambwiye. Yabwiye Ezekiyeli, iramubwira ngo Ezekiyeli we, ngo genda ukora umurimo wanjye, ufate umusatsi wawe uwugabanye, ugende uwutwikire mu murwa hagati. Aravuga ngo aho ngaho niho umuriro uzaturuka, ukagenda ugatwika abantu bananiranye, ukagenda ugatwika Abisiraheli banze kunyumvira, ukagenda ugatwika Abisiraheli banze kumva ijambo ryanjye. Ariko aramubwira ngo uzahakure muke, uwushyire ku kinyita cy'umwambaro wawe, uzawukenyere ujye uwugendana. Abo ngabo ni abantu nzarokora. Uwo nguwo uzakenyera ukawushyira ku kinyita, ni abantu nzajya ngendana, ni abantu nzarinda, ni abantu nzarinda inkota, ni abantu nzarinda umuriro, ni abantu nzarinda icyorezo, ni abantu nzarinda mugiga, ni abantu nzarinda ibibazo, ni abantu nzarinda intambara. Ugenda uwukenyere uwugendane, ni abantu nzizirikaho nkabizirikaho uko byagenda kose. Abandi bazapfa ariko abo ngabo ntabwo bazapfa, abo nzabizirikaho kuko ndi Imana. Abandi bazarimbuka ariko abo ngabo ntabwo bazarimbuka, abo ni abana b'ubugingo. Iramubwira ngo ngaho genda. Abandi bazatatana bagende bakurikiza inkota, abandi bazirukanka inyamaswa zibarire mu ishyamba, abandi bazirukanka baboroge bicwe n'inzara, abandi nzabateza ibyorezo, abandi nzabica, ariko harimo abo nzarinda. Imana ibagirire neza. Hari abo nzarinda icyago, hari abo nzarinda icyorezo, hari abo nzarinda akaga, hari abo nzarinda amakuba, hari abo nzarinda kugubwa nabi, hari abo nzarinda kuburara, hari abo nzarinda kubwirirwa, hari abo nzarinda kwambara ubusa, hari abantu nzarinda. Imana iramubwira ngo genda ukore umurimo nkubwiye, nanjye nzabana nawe. Rero ndagira ngo nkubwire ngo nukorera Imana, ukaba hafi y'Imana, ugakora ibyo Imana ishaka, uzabona kugira neza kw'Imana. Ariko nutabikora, ijambo niko ryambwiye, nutabikora umuvumo ni wowe uzakuzaho. Umuvumo uzakuzaho, uzahura n'ibibazo, uzahura n'intambara, uzahura n'akaga, uzahura n'amakuba, kandi uzahura n'akaga gakomeye cyane kuruta akaga wari guhura nako mbere. Rero ndagira ngo nkwifurize kugubwa neza, nkwifurize kuba mu Mana nyirizina, ubikora ubikunze, ubikora ubishaka, kubera ko igihe kiraje kandi kirasohoye kugira ngo abantu basenga Imana bimenyekane ko basenga, n'abanze gusenga Imana ntibayizere. Muririmbyi yaririmbye aravuga ngo bazapfa bose be kwibukwa, ntago muzibukwa. Nutasenga Imana ngo ukore imirimo Imana ntago uzibukwa. Ibi bintu turabivuga abantu bakagira ngo ni ibintu twaje gufindafinda dushyira aho ngaho, ariko nudakora iby'Imana ishaka ntago uzibukwa. Hari abantu bagiye bacibwaho iteka, hari abantu Imana yagiye ivugaho ubuhanuzi bukabasohoraho, bagapfa nabi, bagapfa nka Herode. Herode uyu nguyu njya nkunda kumubabwira, Herode yapfuye nabi, agwa ajoze inyo, apfira mu ntebe yicayemo, inyo zirajagata. Hari abantu batazibukwa kubera ko bazabapfa. Imana ibagirire neza kandi Imana ibaho umugisha. Umuntu wese
yige kwisubiraho, umuntu wese yige kubana n'Imana, umuntu wese yige kugendana n'Imana, kandi umuntu wese yige kuyubaha, kubera ko abazayubaha izabagirira neza, kandi abazayubaha bazabona ukuboko kwayo. Rero tugiye gusenga, kandi ndakwinginze kugira ngo ube hafi yo kugira ngo wubahe Imana. Umuririmbyi yararirimbye 388 avuga ngo tunganira Imana ubudasiba, jya uhora uyizera kandi uyiringire, tunganira Imana ku manywa ndetse na nijoro, tunganira Imana gitondo n'ikigoroba, tunganira Imana waba ushonje waba uhaze, tunganira Imana, jya wiringira Imana, utunganira Imana, ukora ibyo gukiranuka, Imana izakugirira neza, kandi uzabona ingaruka, cyangwa se uzabona ibyo uzakura mu kwitunganira no kuyubaha. Uzabonamo inyungu, ntabwo uzabonamo igihombo, ahubwo uzabonamo inyungu. Reka rero dusenga Imana, Imana ibagirire neza. Ni ijambo ry'Imana twari turimo tuganiraho, kandi ndagira ngo nkubwire ngo hamwe no gusenga Imana, abantu muzagenda mubona iby'Imana izabakorera byiza kandi bikomeye. Imana nibafashe, nibagirire neza. Mana data, mu izina rya Yesu, ugira neza, usumba byose, uri umwami. Iri ni ijambo ryawe, reka abantu bawe bagubwe neza kandi bumve ijambo ryawe, bibace bugufi, bihane, hanyuma bakugarukire, bazabona ineza yawe, kandi kugirirwa neza nawe kuzabagaragareho. Urakoze mu izina rya Yesu, amen.